icyubahiro no gukomera wagendanye natwe mana mu nzira yo mu butayu uduhaza amashimwe mana iraboneka uduhaza amashimwe mana iraboneka uduhaza amashimwe mana iraboneka. Amen. Abakunzi ba festival rero mbahaye karibu ikaze aho muri mu nkiko z'u Rwanda, ndavuga uburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, ariko kandi tutibagiwe n'abe Rwota Amasimbi. Uyu ni umwanya tubageza amakuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko kandi byigisha sosiyete nyarwanda muri rusange. Mushobora kwibaza ngo ndi henda hagana he? Aha rero ndi mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga, aho ndi kumwe n'abahanzi babiri, ariko kandi harimo n'umwana mutoya. Uyu mwana afite impano idasanzwe, uyu mwana rwose afite urugendo rukomeye, aho azagera ku myaka runaka, ariko kandi ugasanga yabaye icyamamare, yabaye umuhanzi karahabutaka, yabaye umuhanzi ucuranga agacuranga mu Rwanda ndetse akazagera ni Rwota Amasimbi. Reka rero tumuhe ikaze kuri Festival, tugwaye ikaze kuri Festival. Ya murakoze cyane, amazina ni Nsengera Safi. Nanjye nifuje kenshi kuba nakora indirimbo, yes ndacuranga, yes ndanahimba, ariko akenshi na kenshi umuntu ahura n'imbogamizi, ariko hamwe n'Imana byose birakemuka. Murakoze. Tugwaye ikaze kuri Festival. Yes, murakoze cyane. Amazina ni Ntirushwa Amaboko Jean Pierre cyangwa Ntirushwa JP kuri channel yanjye ya YouTube. Murakoze. Ubu turi hano mu kiganiro, ariko kandi turi kubona uri kumwe n'umwana muto cyane cyane nk'uko umubona. Uyu mwana ni umucuranzi wawe cyangwa n'umwana urimo kwigisha gucuranga? Murakoze cyane. Ntabwo mwigisha gucuranga kubera ko gucuranga yabimenye kera, ariko hamwe no kugira ngo agire imicurangire myiza inoze igize aho imukura naho imugeza, muzika ubutaha cyangwa se ubwashize mu biganiro twagiye dukunda kugirana, nagiye mbabwira ko mfitemo muri gahunda impano yo kugenda promotinga abana bakiri bato, bakiri abajene, bakiri urubyiruko. Yaba we hari n'abandi bagiye bafite impano zitandukanye. Ni ngombwa ko mwabibonye ko ndirimba gacuranga, ejo muzabona n'uwo ndirimba akabyina, muzabona n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero turi kumwe mu rundi rwego rwo kugira ngo abe promoted, nawe azamuka agira aho ava naho agera, impano y'ikure igira aho igera, atagize impano ngo ayicarane. Ni ngombwa ko Safi nk'uko mwamubonye acuranga, aranaririmba, akora indirimbo. Ndizera ko mu minsi mike cyane azaba afite indirimbo ku macano ya YouTube ndetse n'ahandi One Public, abantu bamwitegereza bamubona. Rero ni byiza kuko mfite mu nshingano zanjye kuzamura urubyiruko, gufasha haba mu bushobozi igihe buzabubonekeye no mu mpano. Ari nayo mpamvu saba n'abantu kugira ngo badushyigikirize impano z'abana batoya, nazo zibashe kugira aho ziva naho zigera, zibashe kuzamuka no kubona uburyo zikorera igihugu. Tutabashije kubifata ngo twikunde. Imana ikugiriye neza ushobora kugirira neza abandi. Nirwo rwego mwabonye arakora kuri gitara agacuranga kandi arabikora neza. Uko ari kubikora kose nzi ko Imana izamuteza indi ntambwe, kandi Imana iri kugenda irushaho kudushyigikira no kudufasha. Uyu muririmbyi cyangwa se uyu muhanzi muri kumwe atubwiye ko uri muri promotion, nibyo? Yego nibyo cyane, kuko yarabimbwiye ndabyumva, byumva ko ari nk'umuntu ubikunda. Nibyo cyane kabisa. Hanyuma ubucuranzi bwawe ubumazemo igihe kingana iki? Ubucuranzi bwanjye nta gihe kinini gishize, hashize umwaka umwe gusa. Nabitekereje kenshi kubona acuranga, akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu muziki. Nkahimba ariko nta gitari. Aho mboneye ubushobozi nyine Imana ifashije, kuko ibintu byose haba harimo ubushobozi bw'Imana. Imana ifashije birakunda. Yes ndayibona, ndayiga. Maze umwaka umwe nyize. Yes ibindi gukora ni iby'umwaka umwe, ntago maze igihe kirekire, ariko hamwe n'Imana byose bigenda bikemuka. Hanyuma tukiri aho ngaho, arashobora kwibaza cyangwa umunyarwanda cyangwa se umuririmbyi nkaho ashaka kwibaza ngo kubera iki wahisemo guhanga indirimbo z'Imana, ariko kandi uhitemo guhanga indirimbo abandi bantu batari abakristo cyangwa se nkamwe abakristo mukunda kwita ngo ni indirimbo z'isi? Yego, indirimbo z'isi hari abantu babivuga kenshi ngo
indirimbo z'isi, ariko impamvu nahisemo gukora iz'Imana, yego iyi si turimo turi abashyitsi kandi turi abagenzi bajya mu ijuru, ntabwo navuga ngo ngiye gukora indirimbo z'isi. Wenda hari abazikora ariko banasenga, ugakora indirimbo zihesha Imana icyubahiro, wakora video ugakora video ifite agaciro ku buryo umuntu wese uyibonye avuga ngo hari icyo Imana yakoze. Ariko njyewe impamvu nahisemo gukora izi gospel ni ukugira ngo mbe nahindura abantu benshi, kugira ngo twese dukomeze inzira y'agakiza, tube twagera ahera Imana yaduteguriye. Yakoze. Tukiri hano ariko kandi uyu mugabo mwicaranye w'umuhanzi yavuze ngo arimo araguporomotinga, arimo kukwinjiza mu muziki neza, arimo arashaka kumenyekana, arimo arashaka kumenya umuziki byimbitse cyane nk'abanyamuziki, kuko nawe ari umunyamuziki. Urwo rugendo urimo urwitwaye mute? Yes, urugendo ndimo ni fresh kabisa, ni rwiza. Nanjye nagize icyifuzo kuva kera cyuko nakora uru rugendo yarambwiye ndabyumva, numva koko ikintu ambwiye nicyo. Yes, numva inama ze kuko ni umuntu mukuru aranduta, nanjye kandi bihura n'ibitekerezo nari ifite, inzozi zanjye. Mpitamo kuba namukurikira ngo abe yamporomotinga, nanjye ngira icyo nageza ku bandi. Yakoze. Ubu turi hano turi mu kiganiro, ariko kandi uri umuhanzi, ariko kandi uri n'umucuranzi, ariko kandi ibi bintu byawe urifuza ko hari umumaro byakugirira, hari icyo byagufasha. Wumva byagufasha iki? Yes, ikintu byamfasha kuba nabikora, byafasha cyane kenshi ku mutima wanjye, bikamura ku mutima uko ibihangano byanjye bigiye bigera ku bantu kandi bikanabahindura, bakaba bahinduka bakaza mu murimo w'Imana, bakaba bakora ibintu bigiye bitandukanye mu murimo w'Imana. Ni byinshi cyane wenda umuntu yavuga, ariko ibyo nibyo by'ingenzi mbashije kuba navuga. Uri umuhanzi muri rusange, ariko kandi uri n'umucuranzi, ariko kandi uri n'umubwirizabutumwa. Ubu turi hano turi mu kiganiro, uri imbere y'abakunzi ba Face TV, bivuze ngo uri imbere y'imbaga y'Abanyarwanda ndetse n'isi yose. Kuri weho umushyitsi ni iki? Ego, umushyitsi ni ukuvuga ngo ni umuntu udasanzwe mu maso y'abamubona. Umushyitsi ni umuntu uba ufitiye byinshi abantu kandi bafite amatsiko. Numva umushyitsi ni umuntu udasanzwe kandi umushyitsi arubahwa. Iyo aje mu basangwa ni ukuvuga ngo hari icyo aba abahishiye. Igihe uri mu biterane cyangwa se uri muririmba, uri imbere y'imbaga y'abakristu, uri imbere y'imbaga y'Abanyarwanda, hari igihe ugera abantu bakavuga ati uyu mupasitori se cyangwa umubwirizabutumwa cyangwa uyu mucuranzi cyangwa uyu muhanzi, reka natwe dukore mu mufuka tumuteze imbere, abone agatike, abone amafaranga azajya amufasha mu gusakaza ubutumwa bw'Imana. Ariko kandi ubu turi hano, uwaguha amafaranga akaguha n'abakristu cyangwa akaguha n'abantu, wahitamo iki? Icya mbere, ntabwo ngo bajya bavuga ngo amagara ntaguranwa amagana. Ntekereza ko amafaranga atagurana ubwoko bw'Imana. Icya mbere, iyo ubonye abantu ibintu biba byaje. Rero numva icy'ingenzi cya mbere ni ukwita ku bantu b'Imana kuruta kwita ku mafaranga. Urifuza ko ubuhanzi bwawe bwagera ku ruhe rwego? Ikibazo cyiza cyane. Nta mwana uvuga ngo abure kuzura ingobyi, uko agenda akura araguka, akanahindurirwa imyambaro kugeza igihe agera aho yigenza. Nifuza ko bwakwaguka kuko ibyaremwe byose bibiri bavuga ngo nibishima Uwiteka, ntabwo byashima uwo bitazi cyangwa bitumva. Isi yose ituye abantu, twifuza kwaguka ku rwego rw'isi. Bika muri kino kiganiro wavuze uti uyu ni umunyeshuri wanjye, uyu nawe aremera ati uriya ni umwarimu wanjye. Nibyo? Yego nibyo, uyu ni umwarimu wanjye. Umunyeshuri n'umwarimu hagati aho ngo muri urwo rugendo bisobanuye iki? Umunyeshuri n'umwarimu mu rugendo rwo gukora umurimo w'Imana. Umunyeshuri ikintu bisobanuye ku njye byumva, umwarimu ni nk'umuyobozi. Ni nk'umuyobozi uba uyobora uwo munyeshuri, amwigisha kugira ngo akomeze icyo azaba cyo, akomeze acyubakire, mbega kigire ireme gikomere. Nuko mbyumva kabisa. Ubundi umwarimu, hagati y'umwarimu n'umunyeshuri tuzi ko umwarimu yigisha umunyeshuri, ariko kandi umwana akagira ubumenyi, akazagera ubwo bumenyi ushobora gusumba ubwa mwarimu. Icyo kintu akiteguye? Ndakiteguye cyane, nubwo ari kera, kuko umwarimu yigisha umunyeshuri
akenshi nk'urugero natanga, umunyeshuri aragenda akiga section, akiga ubuganga, umwarimu akamwigisha kuva mu wa kane segonderi kugera mu wa gatandatu, agakomeza na kaminuza, ariko uwo mwarimu atarabaye umuganga, uwo mwana ari umuganga, we yakura akaba umuganga. Ni nk'uko wenda nabibona, ubwo nanjye niteguye kuzakora bitari kera nkaba namurenze kabisa. hanyuma kandi tukiri hano yatubwiye ngo ni umuririmbyi ariko kandi akaba n'umubwirizabutumwa ariko kandi no kwigisha indirimbo. Witegura no kwiga ijambo ry'Imana, ukimbika muri Bibiliya ukavuga uti nawe ngiye kwinjira muri Bibiliya imirongo runaka ngende nyisesengura, kugeza ubwo nawe uzafata Bibiliya ukagera imbere y'imbaga y'Abanyarwanda cyangwa imbere y'imbaga y'Abakristo ukavuga ati nawe ndambuye Bibiliya, sinzasobwa ariko kandi nzabasobanurira byimbitse kugira ngo buri munyarwanda wese, buri mukristo wese yige Bibiliya ayimenye. Yego, ndashaka nanjye kugira ngo mbikore mbe nasoma, ariko n'ubundi n'ubusanzwe ndasoma, kuko indirimbo nkora niho ngenda nzikura, kuko hagenda habura ikibazo kijya kibaho nyine n'ubwo bushobozi naherekanye mu kanya mvuga. Tukiri hano wavuze ngo wiga Bibiliya, ariko turabona uri umwana muto ukwiriye kujya no mu ishuri ukiga. Uriga? Yego, niga mu mwaka wa 4 segonderi. Hanyuma twimika muri kino kiganiro avuze ati niga mu wa 4 segonderi ariko kandi niga n'umuziki, mfite n'umwarimu unyigisha. Bivuze ngo ufite abarimu babiri batandukanye, hari ukwigisha ubumenyi rusange ariko kandi ari kwinjiza mu buririmbyi mu ijambo ry'Imana kugeza ubutumwa mu bakristo bose. Ibyo bintu bihuza ute uko ari bibiri? Yego, uburyo mbihuza, ku ishuri ndakora cyane. Yego, gitari nyiga muri weekend nibwo niga gucuranga. Yes, iminsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu mba ni mu gihe cy'amasomo, nagera muri weekend nkaba nakora icyo gikorwa cyo kwiga gucuranga. Hanyuma tukiri aho ngaho, ufite amasomo abiri, ufite kwiga amasomo y'ubumenyi rusange ariko ufite n'amasomo yo kwiga ijambo ry'Imana, cyane cyane kubinyuza mu ndirimbo, ariko kandi ni ibintu bibiri bitandukanye. Bivuze ngo urimo kwiga ibintu bibiri byose bifite umumaro. Wumva ikizakugirira umumaro muri ibyo ngibyo uko ari bibiri ari ikihe? Ikizangirira umumaro byose bifite umumaro, kuko ugenda bifatanyiriza hamwe, kuko ibyo niga biramfasha kandi bimfasha no muri iki gikorwa nahisemo cyo gukora, biragenda byungikanya, kuko ijambo ry'Imana rimfasha gukora ibyiza. N'ibyo ngibyo niga mu masomo, n'abarimu nabo batwigisha kuba twakora ibyiza, twabana neza. Yego, tukaba twahakura ubumenyi ku buryo umwana azamuka nyine mu bumenyi, igihugu kigatera imbere. Abarimu barakora, natwe tugakora nk'abanyeshuri, yes, kugira ngo turebe ko twazatera imbere. Ariko uburyo nkora muri Bibiliya ndasoma, nkaba nabihuza no kwiga amasomo, bikagenda byungikanya kugira ngo nzarebe ko mu minsi iri imbere naba wenda mvugana nabo hanze, kuko n'ubu ngubu ndagerageza, kuko ntabwo waba ugeze aha ngaha utagerageza. Ndagerageza, ariko niteguye ko nzagera mu wa 6 meze neza cyane, nkora indirimbo zarageze ku YouTube channel z'Imana byinshi cyane, nzagenda mbikora. Murakoze. Inzira y'ibihe gendana n'Imana uko bukeye, nareba ku gihe n'igihe n'abazima n'igihe kigeze, umwuka wera akangorera ati humura mwana ukumva turi kumwe, urugendo inzira y'ibihe
ndayoba ariko nshobozwa nawe umpe imbaraga ndayoba ukangarura ncitse intege ukanyibutsa amasezerano ndayoba ukangarura ncitse intege ukanyibutsa amasezerano nzamuye amaboko cema kubw'imirimo ikomeye wakoze Yesu we nzamuye amaboko cema kubw'imirimo ikomeye wakoze narinzi ko bidashoboka kubera hose icyarimwe kubera hose icyarimwe narinzi ko bidashoboka kubera hose icyarimwe kubera hose icyarimwe ndababara ndarwana nkatsindwa ariko nshobozwa nawe umpa imbaraga ndayoba ukangarura ncitse intege ukanyibutsa amasezerano ndayoba ukangarura ncitse intege ukanyibutsa amasezerano nzamuye amaboko cema vuga imirimo ikomeye wakoze nzamuye amaboko cema kubw'imirimo ikomeye wakoze narinzi ko bidashoboka kubera hose icyarimwe kubera hose icyarimwe narinzi ko bidashoboka kubera hose icyarimwe kubera hose icyarimwe. ngaye nguko rero bakunze ba Face TV murambabwira ko nzamagezaho byinshi bitandukanye ariko kandi noneho mwabumva bano banyamuzika kandi bari n'ababwiriza butumwa icyarimwe mushobora kwibaza ngo uwabakunda yabakura he ariko kandi nababwiye ko uwabakunda yakandika yajya kuri YouTube agafungura YouTube akandika Nirushwa amaboko Jean Pierre yahita abonaho ibihangano byabo hanyuma ikindi kandi nimwibagiwe gukora subscribe kuri iyi channel mureba imbere yanyu Face TV mukoreho mukore like mukore na share kugira ngo ibiganiro n'amakuru ndetse n'ibindi tugenda tubategurira byigisha abanyarwanda byisha societe nyarwanda muri rusange bijye bibageraho tukimara kubitunganya turabashimiye